abayobozi bo mu nzego z'ibanze bashingaga inkoto mu nzira ko haje umukandida runaka bazabicikaho cyane. Sinamenye Jeremy ntiyamenye ko Mpayimana ari umukandida perezida aramwitambika, ubu nta wamenya aho sinamenye ari ibitambo banaganda abo ngabo Ntaganda yakoze amategeko adoze adanangiye aharaze kuko yashiragamo ati perezida fondateri Ntaganda Bernard. Hari n'abavuga ko ntabwo ari nge bivuze, hari abavuga ko PS Imberakuri yaba yarahawe lift na Green Party. Frank Habineza tumwakira muri newsroom ya Bwiza, ndabyo byo ndabyibuka ko yiyamamazaga kuba perezida. Turamuganiriza tumubaza uko abona ibintu, kije twanamaje no kuri Rwanda Day yavuga ati ngewe nyikumirwamo, ati wagira ngo ni club y'abantu baziranye baba bagiye kuganirira ndi hantu mu gihugu gifite ya myumvire ya mbere ya 2017 ya yindi yabasinamenye ya yindi y'abanyagatare yabande. Uriya mugore ashobora kugira ibibazo, ugasanga directeur buriya wakurikirana uko abanye na directeur w'ikigo na directeur w'ikigo yigishaho, ushinzwe uburezi ku murenge, ushinzwe uburezi ku karere, urusha gusanga message zaracicikanye zivuga ati uwo muntu waburera yaguciye mu maso oya byagenze bite nida mugiriye iyo nama. Uriya muhungu rero impamvu urumva yinjiye ubugeni niko nabivuga, yinjiye mu nteko kandi koko ni umusore yacyari mutoya, ashobora kuba ari n'umuhanga yaranize nubwo akora biriya. Urumva yatinyuye abantu ko biriya bitajyamo abatarize. Ariko noneho hari groupe aturukamo yindi ikenewe ishobora kuba yatuma bikunda. Hari groupe aturukamo akomokamo hanze y'ubuhanzi, hanze y'urubyiruko. Hari groupe nayo kandi ikeneye representativity. Buriya muri gereza haba abacurabwenge benshi cyane kuruta bari hanze. Ashobora kuba yarabigiriwemo inama one ku nyungu ku mpamvu ndi buvuge zirenze 3. Ya mbere ako gashya, gereza ni imuhurushya, ntabwo azasohokana costume, azasohokana iroza. Ntazagenda wenyine, azagenda acunzwe. So tubona iroza n'amakaki kuri neke. Urumva iyo kamera, urumva izo kamera, umva ayo mashusho, yego cyo ni kimwe. Icya kabiri, reka tubasuhuze ndetse kandi twongere tubahereza ikaze hano iwacu kuri Wide Media Rwanda. Jya ubasuhuza nk'ibisanzwe, ndi Emma Sezerano. Nta kindi kituzanye ni ukuganira tugaruka kuri za nkuru dukuramo amasomo ndetse kandi tukazikuramo amakuru. Turi kumwe na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste. Turongeye turagusuhuje, tuguhaye n'ikaze. Nakoze cyane. Amakuru ki? Ndaho bisanzwe. Kamorare gasa n'ahatari kenshi uyu munsi. Impera z'icyumweru ngende ku munsi umwe, abantu barabizi. Ntabwo morale yo nyine umuntu arayikreya, ariko umubiri ahubwo umubiri y'amaso ahonze, intege ari nkeya, biba byigaragaza. Ariko it's okay. Ntabwo bitubuza gutanga amasomo. Nta kibazo. Hanyuma rero ubundi tugiye kuganira, gusa ntabwo tuza kujya kure y'ibirimo biravugwa hano hanze, by'umwihariko iwacu hano mu Rwanda. Tugiye kongera nanone twitse ku matora. Umwuka umeze nkaho ukomeje kuzamuka cyane, haba mu bifuza kujya mu nteko y'abadepite, yaba bifuza kujya mu mutwe w'abadepite, ndetse kandi n'abashaka gutanga kandidatire zabo mu kuba bakwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ariko ubu tugiye kureba cyane cyane no byaranze iki cyumweru. Hari Honorable Frank Habineza ndetse kandi na Jeanne uva muri PS Imberakuri. Aba nabo bagaragaye nk'abashaka kongera kugaragara mu mutwe w'abadepite. Ikintu twumva twifuza yo kugiye kudufasha ni ukureba ku byagezweho mu gihe bari mu nteko. Ndumva ariho ugiye kuduterera imetero. Turebe ibyagezweho. Ni imitwe ntabwo ari ayo mazina akagarariye imitwe. Ni Green Party na PS Imberakuri niyo mashyaka yinjiye mu nteko mashya. So bivuze ngo iyi manda barangije ni imwe, nk'abantu binjiyemo ari bashya. Ni iki
ni iki cyagaragaye mu nteko bahageze, ese ni ibiki bo bateganyaga mbere yo kuyinjiramo, ibyagezweho mu byo bateganyaga ni ibihe, ibyananiranye ni ibihe, ni nka bira yabo, ni nka bira y'ayo mashyaka uko ari abiri. ndumva aricyo wadufasha kureba. Birumvikana, urakoze cyane. Ayo mashyaka yo uko ari abiri ntabwo ahuje amateka, yose afite amateka ari totally different. Mpereye kuri ariko yombi ashobora kuba afite ibitambo. Mpere kuri Green Party igihe yatangiriye mbere gato ya 2010, bitangira gake gake bagenda bazamuka buke buke, baza kwemerwa ngira ngo hafi 2014 cyangwa 2015. Baciye mu ntambara zikomeye, benshi mu baritangiye bamwe ntibakiriho, abandi ntibakiri mu Rwanda, abandi harimo n'abagiye bafungwa. Yego, ndabyibuka ngewe uko ubwenge bwanjye bugenda bugaruka. Ndibuka wari vice president wazize impanuka, ngira ngo nta pani impanuka, bamusanze mu modoka ye yapfuye, witwaga Rwisereka André Kagwa. Icyo ni igitambo cya mbere kubera ko ari vice president, ariko pana cya mbere mu mibare. Ntabwo nahamya ko ari we wabaye wa mbere, hari abandi bari abarwanashyaka mu turere mu myanya iri hasi, ariko we yari vice president. Ndabyibuka muri Saint Paul bagiye gusinya, abamakavuye abantu baterana intebe bagira bate, abantu baribaza ati ese aba bantu bose ni abarwanashyaka ba Green Party cyangwa hajemo n'abayandi mashyaka akorera mu mashyamba ya za Gondwana. Nuko barakomeza umutsi. 2014 ndibuka nibwo nigeze kubonana na Frank Habineza, afite n'abandi bantu nka 3-4. Ahantu yasanze hari muri weekend, ari nge turi abanyamakuru bakeya, aje ngo tubahe ikiganiro. Banza kutugora nyine, tubanza kubaza abakuriye ikinyamakuru, ariko birangira ko ari nge nari nyoboye team yakoze weekend. Mbaha umunyamakuru umwe, bajya ahantu mu cyumba baravuga, nawe nyine bwo aho abya kuyemo tureba buryo ibyo dutangaza n'ibyo tudatangaza. Ngira ngo iyo ngiyo icyo cyo na Frank Habineza ntabwo akibuka, ariko ngewe mba nibuka, nta binshi imbere ngo bihacira ubusa. Byari 2014 irangira. Biraza 2016 na 7 nabwo Frank Habineza tumwakira muri newsroom ya Bwiza. Ndabyo ndabyibuka ko yiyamamazaga kuba president. Turamuganiriza, tumubaza uko abona ibintu. Tujye twanamaje no kuri Rwanda Day, yavuga ati ngewe nyikumirwamo, ati wagira ngo ni club y'abantu baziranye baba bagiye kuganirira ndi hantu. Amagambo yanjye ndayapima burya, kuko iryo nabazwa nari nabizi ko naribazwa. Yego, ni nkuko yabivuze, nka club y'abantu b'ishuti, kuko yavugaga ati abantu bajya muri Rwanda Day bose mu myemerere, mu myumvire ni bamwe, nta uzana impinduka burimo. Niko yabonaga Rwanda Day. Ubu ntizindamenya niba izubu ngubu aho abereye umudepite niba hamutumiramo, ariko icyo gihe yabitubwiye, icyo gihe ubwo yashaka kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika. Hanyuma ikindi nibuka, icyo gihe ku umwanya wa perezida wa Repubulika amaze gutsindwa, yari yagerageje imvune zijyanye n'umwanya, amafaranga iki. Hanyuma 2018 nanone asohoka ku rutonde rw'abadepite, abashaka kuba abadepite ba Green Party. Icyo gihe nabwo ndabyibuka, hari inama yabo yaberaga, nakundaga kujya mu nama zabo, bajyaga bantumira muri Hotel Olympique cyangwa muri Croix Rouge. Yabereye muri Croix Rouge rero niyo yapresentaga ikimeze nka manifesto, harimo by the way n'uwayipresentaga ubu baramwirukanye, yirukanwe mu ishyaka, witwaga Jean wari ushinzwe itangazamakuru. Niwe wapresentaga avuga ati ku bijyanye n'umutekano dushaka drone
no kubaka igikuta gitandukanya u Rwanda na Kongo. Aje twari duhari rwose abantu baraseka, harimo na muri kongere bari batumiye n'abatari muri Green Party. Karatisi ibyogajuru byo kurinda umutekano ko ari ibintu bidasanzwe. Akavuga ati abana ku mashuri bagomba kurya indyo ishyushye kandi yuzuye, temperature na composition nutriment ishyushye kandi yuzuye. Ubuzima bwa mwarimu, ibintu by'imisoro ku butaka, ibyo bintu byose bavugaga aho baboneye umwanya rubanda yagomba kubibabaza. Niyo mpamvu natwe twabatumiye mu kiganiro kugira tubabaze. Pesi imbera kuri ubwo nari bimaze kuvuga kuri Green Party. Ubwo kandi muri cya gihe cyo kwiyamamariza kuba perezida niko yabaga avuga we. Green Party yavugaga ko bamwe mu banyamuryango bayo abarwanashyaka bayo bavugaga bamwe bavanwa ku rutonde rw'ababeneficiaire ba gahunda za leta nka zagira inka na VUP bakabasiba kuko bari muri Green Party. Abafungwaga kugira ngo byavuzwe mu bice za Bugesera, akavuga n'urugomo bisanzwe kuko nk'ibyo hari case yari mu murenge wa Rwamiko cyangwa Bukuri, cyo ni foma icyahoze ari commune Giti. Aha hareba kuko localisation nubwo ntari ku murenge neza, ariko ni hano hareba Muhazi, mu nkuka za Muhazi buryo ni Rwamiko cyangwa Bukuri kuko ni biriya bice bya Rwesero, hejuru ya Rwesero na Nyanza. Avuga ati wari mu Rwanashyaka wacu bamuvanye ku rutonde rw'ababeneficiaire ba gahunda za leta. Ibyo byose yavuga ko hari menace abantu babo bafite. Hanyuma kampanye uko zabaye ari ya president, ari ya 2017 ku president ni ya 2018 ku badepite, habaga udushya twinshi kuri tera aho bagiye. Nyagatare abamotari bagiye mu muhanda, sinzi ngo mu majyepfo, donc ibihato mu nzira byabaga bihari. Impamvu mbigarukaho ni mu kiganiro nari babwiye nti kabisa mwazanye isomo rya demokarasi, abantu bagenda bahindura imyumvire. Ubu kuko kuri uno munsi ikibuga turaza kubigeraho kimeze neza, abantu barumvise. Kuko niba barageze mu nteko ntihagire uwo baterana ingumi, abandi badepite bakabakira kandi bagahabwa ijambo ringana. Ubu kuri no saha umuntu wabangamira cyetse uvuze ngo nabari abapolisi barinda inteko baje babona ari uwa Green Party uje bamubuza. So rero uwo hasi ntiyagombye kugira. Ubwo ndangije wenda Green Party buri make ndimo ndavuga amateka yabo. Pesi imbera kuri nayo mu mateka nabyo nayo ibitambo banaganda abo ngabo. Uribuka bushe twari tuvuga ko Ntaganda yakoze amategeko adoze adanangiye aharaze, kuko yashiragamo ati president fondateur Ntaganda Bernard, bikajya mu mategeko mu igazeti bigasohoka gutyo. Noneho ejo bundi ubwo yaburanaga nibwo yabavuga ati kuki ukigira president fondateur wa PS imbera kuri, ati muri statut nibyo bihari nta yindi raza kandi nzarinda mpfa. Ati naba nipfobeshe. So ubwo ari Ntaganda n'abandi benshi bo muri iryo shyaka. Ngira ngo we yatangiye ariko afite amagambo akakaye nkuko nabikubwiye. Hanyuma ishyaka riza kwemerwa rigendeye kuri statize nawe yanditsemo, ariko ishyaka riramwirukana uko amategeko yateganyaga. Simbizi inzira byaciyemo, niba ari Assemblée Générale niba ari iki, birangira Ntaganda bamwirukanye. None ishyaka rirakomeza riyobowe na Mukabunane n'uwo vice president Jean René. Nabo baragira barahanyanyaza, ariko rero amashyaka ikintu cya mbere yakoze ni penetration du territoire. Niba hari amashyaka afite abarwanashyaka kugera hasi ku muzi, ayabiri, ayo abiri niriri ku butegetsi, andi nabankureshye. Andi no ku murenge ntiwayabona. Hari nagarukira i Kigali, ntabwo ari ugusebanya, ubushaka bazambwire. Hari nagarukira ku bari mu buyobozi, akaba ari muri statut, nta biro,
ariko umuntu wabo umuyobozi cyangwa umwe mu bayobozi afite umwanya bikarangirira karangirira aho ngaho utarenganye kuri ruyenzi ngo ubu wongere kubona umuntu ariko ariya tuba bibonye gute ibintu byose bigira facts mu badepite mu rutonde batanze Green Party na PS Imberakuri harimo abantu mu mirenge ya Burera iyo ngiyo za Butaro ukabonamo umuntu wazagahari iyo ngiyo za Kirehe ukabona mbese ukabona hafi igihugu cyose ubona ko bacengeye yego kuko hari inama twigeze kuzamo kuri Serena yari yateguwe na ngira ngo na CNF cyangwa Profame twese hamwe yo guhugura abagore b'abakandida aho rero twabonaniye babandi abagore bahahandi mu cyaro cyegewe wamaze uti ngende wa Green Party wamaze uti ndwa PS Imberakuri so rero PS Imberakuri igitambo cya mbere umuguri president fondateur birumvikana nabandi niyo nzira hari n'abavuga ko ntabwo ari nge bivuze hari abavuga ko PS Imberakuri yaba yarahawe lift na Green Party ko musi nkaho urumva Green Party yari ntabwo nabyita aggressive ariko abataka bayita muri nuza offensive hari defensive na yari offensive yari ifite attack yari attack mu kwiyamamaza kuba bari kuri amashyaka afite abadepite babiri mu kwiyamamaza ntabwo izo mbaraga zatwerekaga kuba zanganya abadepite Green Party yari irenze yari offensive cyane ariko nanone urabona nyine muri systeme no muri politike habaho ibintu ubonesha amaso ariko bitavugwa ikintu gisa niringaniza burya tukibamo ariko ntaho cyanditse no kukivuga nanjye sinakivuga ibyo bintu byo kugira nko kudimiwa tension niba birumvikana offensivité offense ya Green Party iyo yinjira mu nteko iri yonyine one yashoboraga kubyigamba two yashoboraga kujya ivuga bati ni babandi so kuba hazaho na PS Imberakuri gafata iyo lift hakinjira abadepite bane bavuye muri opposition binjiye mu nteko bane ni benshi kandi bane bakora mu gihe hari abandi bavugira mu makomisiyo gusa batavugira mu mbese ntabwo abadepite bose baparticipa ku buryo bumwe ibyo nabyo bifite facts hari umudepite muri buri nteko rusange abaza nk'ibibazo bibiri hari n'umudepite ubaza ushobora hashobora kuba nk'inteko rusange 4-5 atarabaza ariko ntabwo bavuga ko ari ntibindeba abavugira muri komisiyo agaparticipa kandi byinshi biza byavuye mu makomisiyo ibyo nta ngwiza murongo iba mu nteko buriya nuko twe tubarebera cyane muri plénière y'inteko rusange ariko mu makomisiyo byo aba ari travail dur kuko amakomisiyo barimo abantu 6-7 bivuze ngo udojinze muri 7 wagaragara so barakora rero ntago nabaveba so urumva essence ya abo bavuga ngo PS Imberakuri yahawe lift ya profise insinzi ya Green Party aho bashingira jewe ubwo nabiteramo imetero nukuba Green Party itari kwinjira mu nteko yonyine nka parti d'opposition one yari kuba insignifiant cyangwa se nayo ikabyigamba kandi ibyo ngibyo byose ahangaha mu mwuka tugendamo kwigamba insinzi bigaragara nabi cyane so rero insinzi ya Green Party yaranabaye insinzi ya PS Imberakuri bituma binjirana abadepite bafatika bane ba opposition mu nteko cya kabiri kera umuntu avuga ngo utsinzwe ntutsindaho no kwerekana ngo ese ibyo Green Party yagaragazaga yiyamamariza ku mwanya wa president bimeze bite ese ibyo bagaragazaga bavuga ku badepite bimeze bite babinjira muri forum hanyuma bimwe mu migabo n'imigambi yabo iba yinjizwa muri gahunda zindi z'igihugu ntago igitekerezo cyiza cyanditseho ngo
sinye Green Party, Green Party. sinye PS Imberakuri, ariko urabibona aho cyavomwe. Ni nkuko nanjye ahangaha ashobora kuhavugira ikintu ejo ukumva n'undi undi tureshya cyangwa usumba cyangwa asumba arakikoresheje sans toutefois ku nkotinga, ariko it's okay, ntiba bibujije ko cyavuye kuri njyewe. So nuvuga ngo ibyo byose ari ukubuza abantu kuzigamba igikorwa runaka kugira ngo inyoni zigabanye amababa, kuko buriya Imana irangaye buri nyoni ikiha amababa ishaka. Igikuruka ikarenga isanzure. Urabyumva? Hatabayeho mwuka uringaniza amababa cyangwa utanga amababa, none buri wese akiha yashaka, twarenga isanzure. Kandi turenze isanzure cyangwa tukagonga indege zikajya zihanuka zikija muri hoteli. Nibyo ngibyo. Noneho rero abo bagabo bamaze kugera mu nteko turaganira, nako mu kiganiro baraje nyine icyo twari tugamije kwari kugira ngo turebe ngo mugeze mu nteko n'iki gishya cyaje, gahunda zanyu byagenze bite. Ariko ubwo na mbere twarabakurikiranaga tukumva ibibazo Mukabunana baza, tukumva ibya Green Party, tukumva ibya Ntezimana bagitangira. Ntezimana ni ngira ngo ni SG wa Green Party, rimwe na rimwe akavuga ati nta wundi wabivuga usibye wowe. Uri bukicyanyuma Mukabunana ntabwo ari cyanyuma, inteko iracyakomeza. Igiheruka abwira Minisitiri w'Intebe ati bari abana mwafashe babakanishe, ati murabafunga mwabahaye akazi bakagira ibyo bakora ko nabonye bazi ubwenge. Minisitiri w'Intebe araseka ati ubwo twari dutangiye kugororera abanyabyaha, ariko entre twe Mukabunana icyo yakoze ni ukuvuga, ariko mu bikorwa birashoboka kuko abo bana dosiye yabo ntirajya mu rukiko, kandi batawe muri yombi imbere hashize nk'amezi 2. Iyi dosiye zaba barikana zaje nyuma, dosiye zabandi abo bana bari hehe? So Mukabunana rero we yatekereje aho tuva, ariko nabyo ni ibidasanzwe mu nteko. Nta mpamvu yo kugira ngo ufite ikibazo ngo kigumane ngo kizasubizwa gutya. Wakibajije n'abanyarwanda tukacyumva, kuko bari live kuri radio y'inteko n'abanyamakuru babariyo n'amakamera. Yego, yanze kubaza ngo abo bana ko batagera imbere y'ikiko, ahubwo aravuga ngo mwabakoresheje. Wamenya bari hehe? Babana ni bari 6 7 n'abana, kuko nta minere urimo, ariko ni abantu n'abasore hagati y'imyaka 19 na 22 bari abantu bafite ubuhanga bwo kureba imodoka ikizimya bakajya gushaka nyirayo, ati duha amafaranga tuyizimure. Wowe urumva Mukabunana yatekereje aho tuva ahita bivugira mu ruhame. Ariko ushobora gusanga n'ubundi abana kweri baryamye kuri twa tomatora, baracyafunzwe barahutu. Abantu babashaga kwinjiza miliyoni 3 ku munsi. Harahonze nk'ibyo biheruka ku bari abana nuko yavuze ngo babakoreshe. Ngewe nka buriya zira tekinike zabo ushobora kuzijyana muri IPRC cyangwa muri TVET, ukabagira abarimu muri TVET, niyo baba bakabikora nk'insimbura gifungo. Ariko buriya buhanga bakabuha n'abandi, inyuma yabo hakaza undi wigisha morali amubwira ngo ubu buhanga si ubwo gukoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko, mu buryo buri positive. Voilà. Kuko erega hari ibintu bitari byiza ariko bikoranwa ubuhanga, ku buryo habonye akompanyuma uwo muntu aherekejwe akerekwa ko ibyo byiza azi agomba kwikoresha mu nyungu rusange z'abanyarwanda, kuko iryo somo naryo rirakenewe. Rirakenewe. Abantu benshi rero tugenda tubabona bahindutse ibihindugembe kubera ko babuze ya kompanyoma cyane. Mwarimu wa tekinike yarigishije, ariko se wowe wa morali wa civisi wakoze atanga ubumenyi, ariko wigisha uburyo kitubye none ari auto école irigisha abashoferi, polisi gatanga perimi. Hari isomo rya civisi ririmo, ni uzashanga konvayeri shoferi acira abagenzi mu maso. Se karege civisi mahubwo ugira ngo iracyaba muri ntuzo muri kereka. Amino bumwe yaba yarazi iki? Iraheruka. Ariko mino umwe n'igishinzwe mu izina ryayo harimo ngo ubumwe bw'abanyarwanda ni mboneragihugu, n'inshingano mboneragihugu ngira ngo ibintu nk'ibyo. Uramutse ukoze sondage usanga mu ntuzo mu mashuri isomo ntirigihari. Ridahari nicyo kibazo. Niyo mpamvu tugira ubwo rero twaba dutanga ubumenyi
tudatanga uburere. nshobora kuba ndi mu bantu ba nyuma bize civil. Abantu batanga nyine igomba kugira ikiyisimbura, porogaramu yayo igaca mu bindi. Niba n'iryo torero rifite imbaraga simbizi, ariko ibintu byinshi tugenda tubona hano bikorwa n'abize n'abaciye hehe nesheke y'abigisha uburere mboneragihugu. So umuntu ariga gukanika ariko nta burere mboneragihugu. Isupana mu kanya akaba yihinduye inkoni akayirwanisha, agakora wakumva ibyo avuga kuri telefone ni kanya ko kagire gute no kamemuna kubukanika imodoka ntibivuga kudakoresha ikinyarwanda, kubaha abantu. So nuvuga ngo ushobora gusanga rero mu mashuri ya tekinike iby'indimi na morali na civisme babitesha agaciro. Noneho abantu baza muri societe, kuko uzaza muri societe by the way, nubu uri umukanishi ukanikira yize mekanike, uruzakanikira uwize indimi, ukanikira uwize sociology, mugomba guhuza amategeko, murakeneranye. None wowe uri kwitwara nkuta umukanishi w'igihaze, ntabwo ari byo. Ayo nama yesheke. Good. Urumva rero Mukabunane nyine yabitekereje aho tuvuga, arabivuga, ariko ushobora gusanga yaratekereje ibyo n'abandi batekereza cyane. Sibyo se? Batekereza ntibavuge. Banavuga ntibavugire mu ruhame. Wabivuga mu ruhame rurimo kamera, rurimo na radio ifunguye. Ariko utwo n'udushya twose tuba tugomba kuza. Twari dukenewe mu nteko. Hanyuma rero ubwo so barabaza cyane Frank Habineza, Ntezimana, uwo ngo Jean we ni gake. Ariko nawe aragerageza uko biri kose, ariko abo batatu vraiment nibo bakunda kubaza ibintu ukabona ko biraganisha ku cyemezo gifatika cyane. Apana gushima, apana kuvuga icyavuzwe, apana kugaragaza icyo buri wese abona, ahubwo ukazana gashya. Umusoro w'ubutaka yitse nishu cyane, ariko ntabwo abantu bose babivuga. Nuza umushahara wa mwarimu, minerivare exorbitant, buri ikigo kimwe kigasaba 300 ku gihembwe, ikindi gisaba 100, ikindi gisaba 50. Bose ari abanyarwanda, kandi wanareba ugasanga ari ugutsindisha ntibihura n'imirire atariyo cyane. Umuntu akajya yarya ngo abana barya imireti ya hehe. Kurya umureti bigatuma ubwira ababyeyi ngo mwongereho 50 ku gihembwe, kandi uzatanga igi rimwe dimanche. Ubu ni amagi 4 mu kwezi, igihembwe n'amezi 3, amagi 12. Amagi 12 kuri 200 ni 2400, ukavuga ngo umwongereho senkana wayo mureti. Ibyo byose ni ibintu byabaye muri kino gihe cy'iyimanda. Mbigize muri rusange kugira ngo nyine nubwo byari muri manifesto zayo mashyaka, ariko sibo bavuze ngo nimugire gutya. Byavomwemo nibyo nakubwiraga ko utsinzwe ntutsindaho cyane. Mu rugamba mboneza bupfura utsinzwe ntutsindaho. Nuvuga ngo ese ubundi nubwo atsinzwe yari afite iki? Yari afite iki? Niki twakuramo? Hanyuma kikaza mu nyungu z'abanyarwanda bose kugira ngo atazakigamba, kandi nanone abanyarwanda ntibakibire ngo nuko atatsinze. Gutsindwa k'umukandida si ugutsindwa kwa manifesto ye. No. Ashobora gutsindwa kubera kampanye itarimo amafaranga, antipati, abantu batamukunze, wenda igihagararo, uko avuga ururimi, indeshyo, ibyo byose, ariko manifesto ye irimo byinshi. Ibyo rero byose ku nyungu z'igihugu bigomba kuvomwamo, bikarobwa, bigashyirwa muri rusange. Ndaza kugaruka ku yindi ku buryo noneho bitaragezweho nuko byagenze. Nuvuga ngo benshi Green Party yavugaga ku mutekano, ikavuga ku burezi, school feeding, ikavuga ku butabera. Nejo bundi Frank yabigarutseho, Manza twarabivuzeho mu kiganiro, avuga ku bijyanye no gufungwa iminsi 30. Nubu aracyagitsimbarayo. Abafungwa iminsi 30 y'agateganyo, abajya mu bigo by'ingororamuco n'ibinyurwamo igihe gito, igihe umuntu abaye umwere, hari icyakagombye kuba nko kurokonesa ko wamutesheje umwanya. Hanyuma izo ndishyi leta izitanze nayo ikazazibaza uwabigizemo uruhare mu gufungwa. Ese ni umushinjacyaha, ni umugenzacyaha, ni umucamanza, cyangwa se nuwamubeshyeye icyaha. Aho ngaho niho harimo accountability. Igihe tutaragira kuri level nta accountability mu gihugu. Niba umuntu ashobora kumara umwaka ahantu ntacyo yikorera, arya rimwe, yarataye urugo rwe, ibyo bikangirika, uwo mwaka yarangiza
genda uraho utangire ubuzima bushyashya. Aya hakagombye gutarakinga ngo ninde waba yarabigizemo uruhare. Ese n'uwatanze ikirego, ese n'uwagenjeje icyaha, ese n'uwashinje icyaha, ese n'uwaburanishije. Ibyo bikarebwa, nta accountability iraho muri iyo nzira. Nyuma y'ibyo aragomba uramara n'umwaka ku mugizi wenda ku munsi nakoraga 20,000 iminsi 30 ni 600 umaranye umwaka ni 2,700,000 ukambwa ngo genda tu warangiza ngo twemera accountability no ntayihari no ntabwo ariyo pe. Abantu bakabaye rero bibaye bihari uko Green Party bivuga, abantu bakabaye batinya kurenganya bagashishoza. Igihe cyose hari ibyo utarabona, reka umuntu abe yisanzwe yikorera ibye, umubwira aho atarenga ugire gute. Ariko niba afite kenkayire mu gakinjiro, afite komande yakoze batangiye kumuteza ingaruka kubera ko bagiye kumubika amageragere, ejo bundi uramurekuye ngo numwere, ibintu byarahombye, imashini zaguye ingese, imbaho barazibye, komande zaribagiranye, abakiriya baramwibagiwe. Urumva uwo muntu aho umugejeje, avuye mu cyiciro cya kane umushyize mu cyambere cyane. Kuki tutabitekereza? Tugomba kubitekereza. Ejo bundi hari umugabo umwe numvishe ugira rangaje nk'iyanjye, umugabo yasohotse kuri Yellow Paper yabanjirije iyi, uri muri RMB, Rwanda Mining Board, witwa Kamanzi. Turanye imbere aho. Yego. Mu nama yakoresheje abacukuzi, ababwira gushyiraho umushahara w'abacukura, yababwaga ngo ujya wibaza ko uwo muntu yaba ako kazi kakorwa n'umuvandimwe wawe, wakwemera ko umuvandimwe wawe ataha nta n'igihumbi atahanye. Abantu kwishyira mu myanya y'abandi, wowe mucamanza, wowe mushiki wawe wakwemera ko ajya kumara umwaka amageragere, yarangiza akabumwere, ukumva ari ibisanzwe. Umugore wawe, mugenzi wawe, abantu bagiye bishyira muri iyo myanya, isi hatungana. Reka kuba so kumva rero ngo ibi bigenewe aba ni nk'umudepite, ndaza kubigarukaho, ni nk'umudepite utora itegeko nkaho wazahora muri iyo nteko. Ntabwo uzahora ni minute by the way. Urajya itegeko ry'ubutaka nawe nusohoka muzasora. Isakugonga. Urajya itegeko ryo no nawe rirakureba. Uri umunyarwanda, wavuye mu banyarwanda, wazamuwe n'abanyarwanda, kandi uri umunyarwanda, uvuye mu banyarwanda, uri gukorera abanyarwanda, uzava mugaruke mu banyarwanda. Iyo aba batekerezaga gutya, hari amategeko bajya bitondera. Hari amategeko tujya twumva akabaho ngaho, umukuru w'igihugu yazabyumva akavuga ati ariko nkiri bite, kandi yace imbere y'abari abangana kuriya. Rigero go rizamuka rigere hejuru. So abantu bishyize muri uwo mwanya. Noneho PS imbere kuri yo yashyiraga imbere ubuhinzi butanga umusaruro, abantu bakabona ibyo kurya. Kinini nabo ngira ngo mu burezi bari barimo. Rero tubabaza aho ibyo babona. Frank Habineza ati school feeding yarabaye, abana bose bararya ku ishuri, ubu igisigaye no kumenya ngo bararya iki. Indyo ishyushye irahari ariko irimo iki, cyarakemutse. Temperature okay, karite niyo gushakisha, kandi kuko nta nubwo umwana avuka ngo buke yuzura ingobyi. Ibyo ni ibisanzwe n'igihugu kiba kishakisha. Icyo ni kimwe. Abarimu barongezwa, byibuka duha tubishimira wari ministre wa education. Ubu buzima bwa mwarimu buhindura isura ukuntu. Ibyo biraba. Ku bijyanye n'umutekano numvise abimbwira, ntago nari mbizi neza ko hari twaba dufite ibyogajuru, igihugu cyaba cyaraguze ibyogajuru bikontrola umutekano. Ntabwo mbizi, ariko sina ngombwa ko aho ngaho haba haturenze, ariko bibaye bihari niko yabivugaga. Ariko icy'umupaka icy'urukuta cyo bigaragara nta gihari. Duhora twumva abatazi naho umupaka urangira barasiwe mu Rwanda cyangwa bafatiwe mu Rwanda bakabasubiza hakurya. Nuko uwantuza aho rwagiganiye rero wa PS imbera kuri ati twari dufite gahunda mu buhinzi kuba abantu bagira ubuhinzi buhangana n'ikirere. Noneho icyo genda bagana, ariko se ikintu niba kiri muri manifesto yawe birangirana n'amatora, ugeze mu nteko uraceceka, ishyaka ko ritarangirira mu nteko, mwakoze muhingero. Ndabwira imishinga ya irrigation irigitira hehe? Niba mwari mugifite muri manifesto mwakombye gukurikirana
terase z'indinganire abantu barahiga hegitari, mwebwe niba mwarahigaga toni kuki umuntu ahiga hegitari mukamwemerera? Iyo uhize hegitari z'indinganire utanga amafaranga kwa rwiyemezamirimo akazica, ifumbire yaza ukayimira, none wa murima ntiwere, abaturage ntibawuhinga. bageze ku cyo gihe. So wahize hegitari z'indinganire kuki utahize amatoni agomba kuzeramo? Aho niho wagaragarira. Mbwira uwa pesi mera kuri kuki mutakurikiranye. Niba biri muri manifesto yanyu mwagomye kuba mu monitoringa ikintu cyose gifite aho gihuriye n'ibyo bintu. Haracibwa indinganire zingahe, hateganijwe toni zingahe z'imbuto, hateganijwe toni zingahe z'ifumbire, ese zagezeyo? Tageti ni toni zingahe kuri hegitari, mukabikorera evaluation. Ko kugeza ubu ikintu gitumye inzara iguma mu gihugu, hari umudepite uri mu nteko ahagarariye abafite ubumuga, niyo yigeze vuga ngo budget ijya muri Minagri na RAB ngo niyo guca amaterasi, niyo kugura imbuto, niyo kugira irrigation, turi kubona muyiguza ibiryo mugadistribute abaturage barya imyaka 5 mu gihe ibyo bikorwa nta musaruro biri gutanga. Yararebye kure cyane. Iyo urebye indinganire zaciwe n'amafaranga yazigiyeho, ukareba amafumbire igihugu gitumiza ariko agera mu mirima nangahe, ageze mu murima akoreshwa ate, turebe hazamutse umusaruro. Niba tudahiga amatoni, icyo nacyo na accountability. Wihiga hegitari ntabwo ikibazo dufite ari ubutaka, icyo dufite ni ibiryo, ni ikibuvamo. Higa amatoni tuyarebe, hararya bangahe, ibiciro byagabanutse ku ruhe rugero, kuko ibiryo byabonetse. Urahiga hegitari, irrigation hegitari zinizi ziruhirwa, avamo iki? Bahiga ibyumba by'amashuri aho guhiga imitsindire cyangwa abana biga, bikaba biraho ari baringa biraho nta gikorerwamo. Bagahiga amasoko kikaba kiraho cyabuza abakirema, amasoko ataremwe. Ibyo byose birahari. Aho rero ni ikibazo cya accountability. Hagiyemo amafaranga ngahe, yaragamije iki, igikorwa kiri gukora iki? Abantu bahige ibintu biri finale tureba. Niba wahize umuhanda, igihugu cyakoze umuhanda base Rukomo Nyagatare, erekana uburyo urugendo Nyagatare Rubavu rwagabanutse amasaha 2. Kigali Nyagatare amafaranga yaragabanutse kubera ko baca ibyumba, aho kuba 3,500 basigaye batanga 2,500. Uwo ni umuhigo cyane. Ariko kumbwira ngo umuhanda uruzuye banze kuwunyuramo cyangwa nta byapa ufite, urumva ugoye kugendwa. Ibintu bifatika. Wubatse ibyumba by'amashuri bimaze umwaka nta munyeshuri urimo, wagombye kubibazo cyane. Wubatse imisarani ntabayikoresha kubera iki? Amplacement n'urugero, abantu bajye bagenda hano hirya banza, ariko bara ni Rurindora, ni hagati ya Rurindo na Gasabo umanukiye kwishyoronge, ukamanuka aho bita mu kaje vuba. Hari akaje vuba ka Rurindo na kaje vuba ka Gasabo. Utambitse gatoya aho bita uje ureba akagari bita Ndumunya ka Munyarwanda, hari umugezi wa Yanzi. Aho ngaho hari amatoilette ari aho asenyagurika ku buryo n'isimu bwayo yagize ko nta mwuka w'abantu uhagera. Suba kibiki gukiza rwiyemezamirimo gusa, isoko ritanga. Ibyo se donc nibyo nabwiraga abo badepite ngo niba biri muri manifesto yanyu, ishyaka riracyahari, namwe muri abadepite, mwebwe mujye mu badepite aho amategeko ashingirwa, ariko basigaye mu ishyaka nibajye kumonitoringa bya bindi mwemeraga. Igihe cyose mwicare, niba waravuze ngo uri focaliza ku buhinzi, budget y'ubuhinzi ikurikirane umunsi ku wundi. Mbaha ingero z'inka, zagira inka zifatirwa ubwishingizi ariko zapfa akarere nikajye kwishyuza, société d'assurance biri muri raporo ya auditeur général. Ukambwira ngo wego muri manifesto yawe harimo kugabanya imirire mibi, inka zipfa ntizishumbushwe, uraho malnutrition yongeye yaje, ahubwo siva aho iri. None se malnutrition dufite par rapport y'inka zagira inka zageze mu baturage birahura, imibare irahabanye. Kuko gira inka ikintu cya mbere, koroza umuturage, kugabanya bwaki, kubona ifumbire, kweza birenze. None se twaba tukiri muri iyi nzara ubaza inka zagiye mu baturage? Reka nkubwize ukuri, hari imibare ushobora kujyamo ugasanga buri rugo rufite inka mu Rwanda ubu. Ushobora kubara inka ugasanga buri rugo rwarahawe, ariko wabara ugasanga ubukene bukabije 16, ubukene 39 sinibuka,
ibyo byose ahantu hagiye gira inka zingana kuriya bagaca indinganire ibyagiye mu kuhira. Akandi kantu nahise mbaha utumashini two kuhira. Hari akarere ntari buvuge kuko ariko akarere nari mvuze kabayemo inka zigapfa ntibajye kujya kwishyuza insurance, ni nako kaburiyemo utumashini twuhira 150. Ibyo byose bishoboka muri raporo ya Auditeur General. Abo bantu bitwa ko bafite muri manifeste yabo harimo ubuhinzi, kuki batakurikirana ngo bamenye utwo tumashini twagiye twagurishijwe Tanzania, twagiye turi ari mu Rwanda ho ntacyo byaba bitwaye turi gukorera abanyarwanda. Ariko se mbongera mbaho urugero muri Kayonza utumashini turiyo, inkunganire sava akijana inkunganire ya senkani ya 50% cyangwa 75, abaturage barazibona, ariko umutekinisiye uzikora ari i Kigali. Akamashini ukaguze wenda niba kaguraga 200,000 wowe wishyuye 75, wishyuye 25% yabyo, wishyuye 75, leta ishyiraho 125. Ariko nikagira pane uragategera moto nawe yawe kuva Gasarabwayi kugera Kayonza, moto ni 3-5, ubwo ni 7 bigiye, rero turu 12. Nugera Kayonza ugafatira umwanya muri bisi nawe undi uzi Kigali, wishyura umutekinisi muri make kajye gukira kagutwaye senkani warakaguze 75. Kan imagine ni gute ushobora kuzana imashini zuhira zirenga 100 muri Rwinkwavu, Mwiri na za Murundi, Ikayonza nta muntu ubasha gukora maintenance. One ntuhuguye abahinzi ngo batwikorere, two ntuzanye umukanishi nibura ku rwego rw'umurenge cyangwa akarere, tekinisi yari i Kigali, ubwo wakoze umushinga bwo kwe. Hanyuma rero wowe nyiri shyaka rifite muri manifesto ubuhinzi, ako kantu kujuta kabona ugategeza ko umunyamakuru ari uzajya Gasarabwayi. So harimo ibintu rero bimeze nko kusa naho ducengacengana, kuko hari ibintu bigaragara rwose, kandi ubundi busanzwe raporo ya Auditeur General irabatamaza, ihita yerekana ngo byageze aha abandi bari he. Kandi raporo ya Auditeur General hari umugitifu wayise autopsie, nanjye nyimbona nka autopsie financière, parce que raporo ya Auditeur General isohoka mu kwa 4 kundi mwaka, ivuga ibyarangiye gukorwa mu kwa 6 k'umwaka ushize. Haba habura amezi 2 ngo yuzuze umwaka. Muri make biba byararangiye. Uretse ikintu cyapfuye mu kwa 5 k'umwaka ushize wagikemura mu kwa 6 kukurikiyeho. None se kuki na follow up kuki bitajyanirana na monitoring and evaluation. So tubibamo rero byose tugabifata nk'ibisanzwe, ariko tubatubeshyana. Tubatubeshyana. Uratanga imashini nta mutekinisiye. Training y'abaturage kubijyanye na mécanique de base y'utwo tumashini yarakunaniye. Wabonye agura imashini ubura yo guforma. Bishoboka. Kutesi. Hanyuma inka zifatiwe assurance i Kigali ni kure ku buryo akarere kabuza abakozi ko kugira ngo bajye batange raporo muri assurance igura izindi nka zabo baturage. Inka 700 se mu karere kamwe zari kugabanya imirire mibi, amata kavamo amafaranga, inka zigata ifumbire ikajya mu murima, umurima ukera kurushaho. Ubwo inka 700 ibyo impact zari kugira mu karere urayibona wowe. Fata ingo kuri buri rugo. Inka kuri buri rugo, inka 700 bara amata yazo ubare agurishwa amafaranga, agakenera urugo, mituweli zikaboneka na minerval, ahabwa abana imirire mibi kagabanuka, ifumbire babyumva, ibiryo bikaboneka. Impact mu karere yakagombye kuba ari ngari, ariko ibaza inka 700 zirapfuye uricecekeye uri akarere, assurance irungutse, si byose none Auditeur General akabigaragaza. Auditeur buriya ibyo agaragaza bigaragaza ngo hari timu nini, nayo mpamvu ngira ngo wenda hatagira abakurikiranwa, ntabwo bari ibintu biri individuel, ni ibya system cyane, kuko nk'ibyo nk'izo nka ntabwo wazibaza meya ni uramutswa akarere, ariko hari umukozi ubishinzwe, goronome, ntuza executive w'akarere, iyo timu yose. So ugiye ushatse nko gukurikirana icyo cyaha, haba harimo imputabilité yajya kuri meya, role yaba ya gitifu, responsabilité ikaba ya goronome. Abo batatu bose nta wasigara, ariko bose noneho kuri buri raporo ya Auditeur General nta kosa na rimwe rifata umuntu umwe, ni ikipe. Niyo mpamvu kubikurikirana byasenya za nzego zavuzwe cyane.
bakabagisha bakagira inama zo guhindura imikorere, ariko buri wese ababireba. Honoration, konora amasezerano mwajyanye na société d'assurance, meya agomba kubikurikirana, gitifu chief budget akabikurikirana, noneho responsable wa mbere ni wa wundi ushinzwe zanka goronome na veterinaire cyane. Ese baribukije bicibwa amazi? Ese wababwiye byagenze bite? Ese kuko abo sibo bajya kwa burasirance, hajyayo gitifu, atajyayo meya akabimubaza, atajyayo veterinaire na goronome bakamwibutsa. Habaye iki muri ibyo? Ariko ugasanga biravuye umunsi n'ejo bikongera, nta mwaka biba bitari nta mwaka biba bitarimo. So urumva rero nicyo nabwiraga, nibutsaga abo bantu, ndavuga ngo niba ikintu kiri muri manifesto yawe mu gihe manda yose kurikirana, hari gukorwa, kimaze gukorwa kuri kangahe kwijana, kimaze gukorwa kuri kangahe kwijana, kuki kidakorwa? Ni ubushobozi bw'igihugu, ibyo nabyo bibaho. Nk'icyo gikuta cya Franka ntabwo twabona no kubakira abatishoboye turacyari mu nzira. N'ibyo byogajuru ntibyakwirakwira imipaka yacu n'ibindi, na school feeding ntabwo twatanga amagi, amata yo birashoboka kuko amatara ahari, ntabwo twatanga amafiriti, kawunga n'umuceri bibonetse, n'ibishyimbo. Nuko n'udushyimbo Frank yatubwira ngo haba harimo nk'ibishyimbo bitatu, bongereye ibyo bishyimbo birava hehe ko aho byakavuye imirima bizamuka buri munsi kubera iki? Za ndingane ntizibyera, ya mishinga ya irrigation yo kuhira ntiri gukorwa. Ese abanyeshuri bazarya ibihe? Birajyamo amashu. So rero urumva ibyo byose ku buryo wakubaza bavuga uti twari tubifite muri gahunda, dore ubu bigeze kuri 20%, 30, 40. Ntabwo kubivuga ari uko manda irangiye, by the way. Ntabwo ari kuvuga cyangwa kubikora uko manda irangiye. Bihoremo kuko ni ibyawe nibwo bikura kandi nibwo bitanga. So rero nibyo twabachallenginga tubabwira ngo niba kiri mu byo wiyemeje wihugahuga, wivuga ngo nagezeyo kitarashirwa mu bikorwa, ahubwo kurikirana ngo ingamba zo kugishyira mu bikorwa ziri kubangamirwa n'iki. Witegereza raporo ya auditeur general, niba ubonye amafaranga ngo BDF yabonye miliyoni 800 yo kujya kuhira, pesi imbere kuri niyo akagombye gukurikirana BDF, aya mafaranga kukimuta y'abaturage arinda asubirayo, babyumvira muri park. Ni park cyangwa uwo mugabo aba no muri park Jarene, abyumvira muri park, kandi muri manifesto y'ishyaka rye harimo ibijyanye n'ubuhinzi no kuhira. Yagomba gukurikirana amafaranga. Niba BDF yabonye amafaranga from siribuka niba ari agra cyangwa ikindi kijya kumera nkayo, akukurikirana akavuga ati ni muyahabahana bakajyana namo, arinda asubirayo, ejo dukomeze dutaka inzara, amafaranga yasubiyeyo. So rero ibintu niba ari ibyawe vraiment wikuraho ijisho bikemo kurikirana. Ibyo nibyo umuntu yabagiramo inama mu gihe, kandi twaranabibabwiye icyo gihe mu kiganiro, bagombye kuvuga ngo niba ari ibyawe koko bijyemo cyane, bijyemo. Niba nta plan wari ufite kubijyanye n'ibikorwa remezo imihanda, ibyo byihorere birekera ababihize. Wowe kurikirana ibyo wahize umunsi ku wundi. Nibazana Dr. Uzieri nazana ya briefcase yanditseho budget, wowe ijisho ryawe rigende rirebe parti ya bya bindi wavuze bwa buhinzi. Doing business yihorere yirekere abayihize. Genda ufatemo page zigenewe ubuhinzi, uburezi, mbese bya bindi wemeye, hanyuma ukurikirane unabikorera monitoring. Ntabwo kuvuga ngo uzabivuga ari uko ngo abaturage wongeye kuza kwiyamamaza abo. I'm sorry. Ndabizi ko uyu munsi nibwo PS imbera kuri nibwo bari kwemeza abazajya ku rutonde rw'abadepite. Ejo nabo bashobora kuzajya gutanga candidature kuwa mbere bashobora kujya gutanga candidature. Ariko ibyo mu mikorere ibyo nibyo ntabwo ishyaka tugomba kuribona muri kampanye gusa, no mu bikorwa turibona. Kampanye electorale irarangira ce buteze no ngewe buriya uretse nzabasaba na manifesto, noneho rimwe na rimwe mu kubachallenginga nk'umwaka wa mbere mbabaze ngo dore mwemeye ibi, amafaranga arimo nayahe, ari gukoreshwa gute, muratangira rya raporo yaudeshe nisoka mwari hehe, aya ngaya nyerezwa. Niko byakabaye kuko n'ubuzima bwose kurumva kuri uyu mwaka 2018 imyaka 6 irashize nibwo twongeye kubabona, nibwo bagarutse. Nese icyo gihugu kibaho rimwe mu myaka 6 kibaho. Uko waje tubwira imihigo harya none uwo washakaga gusova 2018 ko wagiye ugaceceka, ubu 2024 uzabayeho ate ugarutse kumusaba amajwi. Wako biri kukibaza utaramwiyeretse ko hari no mu gihe yo guhagana yarenda yararengana gureba inka yarapfuye ntiwamwishyuriza.
utumashini twari tumugenewe umurima we barawutaganywe bakatamo indinganire ntiwamuhesha ifumbire wagombye kugerwamo ngo ifumbire yagenewe aha yoherejwe toni 70 zaje muri uno murenge ziri hehe mutwereke. none se Karege buriya ko byakozwe mu gihe aya mashyaka yageraga mu nteko byibura kuri iyi manda biraza kuyahereza tike zo kuba yakongera kugira ubwiganze bw'abadepite babo mu nteko. nawe icyo ntabwo nakimenya ariko birashoboka. Birashoboka uko yakoze nta naho biba binahuriye rega. Nta buriye imyanya bashobora kongera bakayibona cyangwa ikaniyongera par rapport y'igikenewe. Par rapport y'uburyo bitwaye bamaze kwinjira bari abane bo muri opposition. Iyi myaka 6 bamaze mu nteko hashimwe iki hagawe iki havugururwa iki. Ibyo rero resultat nizavuga ngo tubongere tubagabanye cyangwa tubabure burundu. Byose birashoboka nyuma yo gushyira ku munzani. Yego ariko birahari hari icyo byahinduye kwigisha demokarasi. Baratinyatinyaga wabonye ko nka Green Party yabitse PS imbera PDI yafashe isomo yabonye ko ari amashyaka yagerageje bigakunda none nayo yatanze urwayo rutonde. Iryo ni isomo rya demokarasi. Ikindi nuko nahereye kare mbikubwira abayobozi bo mu nzego z'ibanze bashingaga inkoto mu nzira ko haje umukandida runaka bazabicikaho. Sinamenye Jeremy ntiyamenye ko Mpayimana ari umukandida president aramwitambika ubu nta wamenya hose sinamenye ari nawe ntaza aho ari yahise avanwa ku bumeya amasomo yaratambutse ubu nta wakongera. Incident yabaye mu cyumweru bingahera sinzi byabaye kuri Green Party muri Ngoma niba barabimye ikibuga sinzi umuntu wabangamiwe bavuga ngo ntabwo wemerewe kujya hana kubera iki communication abantu barabibajijwe kuki mutumva iryo shyaka ko riri mu nteko kuki mutarifata nk'ayandi. Wari ukuri abari bashinzwe ibijyanye n'umutekano ngo barahamagawe barabibazwa uwo muntu ntumuzi iryo shyaka nturizi kuko ntiwagera ku rwego rwa hari urwego utageraho utaza hari n'abazavamo kumera nka sinamenye nyine. Nka bya bindi twavugaga ubwo twaganiraga kuri Ntaganda uvuga uti ujya kubona ukabona kampanye zirabaye wari umukozi mu murenge akava mu kazi ngo agiye kwamamaza agiye kwamamaza ishyaka agiye kugira ute kandi ari mu kazi k'abaturage biremewe ariko azajya asaba uruhushya cyane kuko umukuru w'abakozi ni executive w'akarere agomba kumenya aho abakozi bagiye. Ese buriya bagiye hakaza undi nawe umukuriye akabata ibiro byose ko ndabifunze gereka impushya wabahaye utasabye uruhushya. Oya hari ibyapfa ariko iyo nawe kugira ngo atange impushya nka manager human resource manager kugira ngo atange impushya arabanza akareba ibyari gukorwa either akakubwira ngo niba ushaka uruhushya kuwa gatanu turi kuwa kabiri kora ibi hanyuma nurangiza kuwa gatanu ushyireho icyapa kudahari ntagire uza kukureba. Ariko kuvuga ngo urabyutse uhisuboneza aho kampani ibyo nibi ngo kuba ko ari ishyaka runaka ngo wowe aho kuza ku biro ubyutse uboneza uhurira kwa seri kugiye aho kampani yabereye utabwiye umukoresha urakorera mu yihe. Ibyo bigomba bizahinduka. Ikigaragara cyo muri amatseri ya demokarasi no mu miyobo na governance turagenda tugana imbere kubera ibyo bitekerezo biba binyuranye. By the way n'ikidasanzwe bavuga ahubwo kuvuga ubwabyo ni bishya mu Rwanda cyane. Mbere yuko abayo mashyaka aza no kwiyita opposition n'ubu akaba kibihagararaho abantu batagiye gutinyuka no kuvuga kandi wasanga ari nabo batinyuye PDI cyane. Buriya PDI ndabizi izageraho imvugishe muri cyangwa muri commentaire ivuge ngo ntabwo ari babatinya ariko kare kose shyaka rimaze imyaka 30 ubu nibwo ritanze urutonde bari hehe ubwo ribonye nuko zabikoze bigacamo n'abandi byaciye nizo metero kuko nta kintu wambwira cyatumye utegereza imyaka 30 uhora mu kwaha none igihe kirageze aho yes. So muri make kuri ayo mashyaka kujyanye n'abadepite bosava n'ibyo ngibyo ahandi twareba imyamamarize muri rusange. Aho ngaho hari kuri parti y'amashyaka yinjiye mu nteko ku myanya y'abadepite ariko n'abari gutanga kandidatire zabo ku bakandida bigenga imyanya y'abadepite naho umwuka nawo
uri gututumba abigenga abakandida bigenga kuri ku perezida n'abakandida b'urubyiruko harimo benshi n'ab'urubyiruko n'ab'abagore. uriya mugore waje kuri moto uriya arashaka imyanya yarashaka kwinjira mu myanya y'abagore buriya kuriya ni kwa kwitinyuka. Erega hari n'undi bambwiye w'Inyanza we umaze kuyitanga 4 kuri buri matora ariyamamaza aratanga. Bira rero ni yakuraje ni wa mugore w'umunyarwanda watinyuwe uriya wa Burera yagize courage malgré umwana yonsa malgré nta mafaranga afite yo gutega akavatiri atega akamoto n'umwana ajya mu nteko ariko yarakaniye. Ubundi buriya mu gihugu kigira ubudasa ashobora kuba ntawamenya buriya ariko nanone mu gihugu kigifite ya myumvire ya mbere ya 2017 ya yindi yabasinamenye ya yindi y'abanyagatare yabande uriya mugore ashobora kugira ibibazo ugasanga directeur buriya wakurikirana uko abanye na directeur w'ikigo na directeur w'ikigo yigishaho ushinzwe uburezi ku murenge ushinzwe uburezi ku karere burusha gusanga message zaracicikanye zivuga ati uwo muntu wa Burera yaguciye mu maso oya byagenze bite nida mugiriye iyo nama. Rero bitabaye byaba ari fair play kuko ndabizi gutanga kubyuka utingiye gutanga kandidatire ntabwo ari ibintu bikunze kubaho ariko yabikoze yarabikoze kandi ni ku bagore. Ibintu dukunze kumenya nuko baba bavuga ko ku myanya kuri 30% y'abagore haba hari indi briefing utamenya aho ituruka. So niba ngira amahirwe atari muri iyo briefing niba ashobora kujyayo kubera ko ari we watanze kandidatire bwa mbere ariko byose birashoboka. Yego. Hanyuma rero no ku mwanya w'abadepite bahagarariye urubyiruko nabona arababonye hari umuhungu ushobora kugira amahirwe cyane uriya w'inzobe uriya bavuga ngo n'umukomediye n'umukomediye abakurikira imyidagaduro n'umujene n'umukomediye urumva hinjiyemo icyitwa kuko ubundi mu nteko hajyaga hinjira abantu biviriye basanzwe mu bintu n'ubu bijya gusa n'ibyo mu nteko ariko buriya ntiturabona umukinnyi nka George Weah ko yabaye perezida wa repubulika ariko nta n'uwavore ndumva agera ahantu nk'ahari ngo yinjira avuga ngo nari iki nicyo cyatumye menyekana. Nari umunyamakuru nari umunyonzi nari umubasketteur nari umufootballeur nari umunyarwenya nari umukinnyi wa filime nka nuza ariko ntabwo yajyayo wa umugabo Papa Saba nk'abo Papa Saba batagiye kuzitanga nanjye nazayitanga kuri mandita nanjye namera nka PDI nakwigira kuri abo ngabo. Uriya muhungu rero impamvu urumva hinjiye ubugeni niko nabivuga yinjiye mu nteko kandi koko ni umusore yacyari mutoya ashobora kuba ari n'umuhanga yaranize nubwo akora biriya urumva yatinyuye abantu ko biriya bitajyamo abatarize ariko noneho hari groupe aturukamo yindi ikenewe ishobora kuba yatuma bikunda. Hari groupe aturukamo akomokamo hanze y'ubuhanzi hanze y'urubyiruko hari groupe nayo kandi ikeneye representativity. Uriya ntago yivugaho ntago ndenza byakwitwa ibindi ariko i groupe d'appartenance ye ishobora kuba yapushinga dossier kuko birareba ngo d'abord nubwo urubyiruko badatorwa n'abantu bose ariko muri systeme kuvuga ngo ese ubundi iyi groupe yo ahantu kure yageze ni bakareba mu nteko harimo bangahe hagezemo bangahe muri cabinet yo bintu nk'ibyo bakamurukomanda kandi ntacyo atwaye. Ubundi systeme igize Imana ikabona abantu abakiri batoya nk'abariya rwose biba bigize bataramira ntuza kuko hari abandi nyine abazi ibintu byinshi atabivuga kubera iki avuga ngo ntikura naho narindi ariko nk'abariya b'amaraso mashya rwose bazana udushya kandi no mu mirimo yo mu makomisiyo bafite imbaraga bazi gukora ntuza bazi gukora research urumva ikoranabuhanga n'ibintu byabo urabyumva afasha abandi agafasha babandi b'abakecuru baza 65 baba batangiye gusinzira cyangwa batazi n'icyongereza kuko kuri Google gusacinga mu kinyarwanda biragora ariko kuriya n'uwa kisasa ari amaraso yinjiye mu nteko vraiment abari mu byinshi umuhanzi umujene wahahandi byaba ari sawa.
ntabwo muzi ariko muri ntuza bamaze kumbwira ibye navuze ntuyu sawa. aho ngaho uwo ni Sam wo muri Zubi Comedy twavugagaho, ariko ubwo twari turi kuri parti y'abadepite nk'uko twari turi kubivuga, ariko no kuri candidat presidentiel naho byarakomeje mu gitondo biracyakomeje ari abagaragaza ubusabe, ari candidature, ubusabe bwabo bwemewe bakomeje kuzitanga. Hanyuma rero uwitwa Nsengimana Theoneste nawe komeza. Nsengimana Theoneste uyu nguyu ni umunyamakuru akaba n'umuyobozi w'ikigo cy'itangazamakuru Umubavu cyangwa se igitangazamakuru Umubavu. Bako umunyamakuru ufunze saba kiriwe Buriyeze waburaza heruka gutangaza ariko muri Pax Press twemera ko umunyamakuru nuriho nuri mu gihugu nuri libre ukora nyine. Reze buri hari arandika asanga bishirira mu bitekerezo gusa. Aratekereza okay ku by'umwuga aramuri pe ni umunyamakuru ariko mu kazi ntabwo ari kugakora kubera ko ari muri gereza. Nsengimana Theoneste rero amaze imyaka 3 afunze atarashyikirizwa ubutabera, ariko nawe byagaragaye mu minsi ishize afunzwe by'agateganyo byagaragaye arimo asaba gereza afungiwemo ko yamurushya n'uburenganzira agasohoka akajya gushaka ibyangombwa agatanga kandidatire ko kwiyamamariza umukuru w'igihugu. Ubwo ashaka kwigana ibyo muri Senegal ko rero numvise ngo bari abayobozi bari bafunzwe ubwo uriya biyamamaza bavuye muri gereza. Okay turabireba ni ukubyimagina buriya muri gereza haba abacurabwenge benshi cyane kuruta bari hanze. Bashobora kuba yarabigiriwemo inama ku nyungu ku mpamvu ndi buvuge zirenze 3. Ya mbere ako gashya gereza ni imuhurushya ntabwo azasohokana costume azasohokana iroza, ntazagenda wenyine azagenda acunzwe. So tubona iroza n'amakaki kuri neke. Urumva iyo kamera izo kamera umva ayo mashusho yego cyo ni kimwe. Icya kabiri kuri we nubwo byirengagije itegeko turaza gusoma itegeko ni nko kwibutsa ngo murimo murantinza hano sinakatiwe ubu iyo muba mwaramburanishije mba naragizwe umwere nkaba ngiye kwiyamamaza. Kwerekana ko igihugu kiri guhomba gihombye umukandida gihombye umukandida ejo by the way ibintu tuzabisubiramo aramutse aburanye akaba umwere tuzavuga ngo libre muri 2024 yari kwiyamamaza. Anyumva ariko bishobora kuba byakwihutisha urubanza rwe buri nko kuvuga ngo ndahari kandi mazi 3 bashobora kuhita bamupanga kuburana urubanza rubaye imbere y'itariki 30 ubwo bavuze ngo bakamugira umwere yahita ajya gushaka imikono ariko sinzi ko 30 itariki 30 zagera yayibonye cyagorana. Icyo ni kimwe ariko byatuma bibuka ko idosiye ye ihari ko bakarasira baburana buri munsi. Sinzi impamvu uri yawe sinzi ikibazo kiri muri dosiye ye cyangwa se niba ari abacamanza bari specialize mu bye bataboneka ariko abandi baraburana. Hanyuma aragize ati sindaburana. Ubishobora kwibutsa ko yakabaye aburana, bishobora gukangura abanyarwanda bati dore umuntu wari ufite akayihayo umukandida aracyafunzwe ariko yirengagije amategeko. Nkana ndabizi ko hariya nta wundi umwanya bagira n'uwo kwiga gusa birwa biga ntago arabizi ko itegeko ritapfa kubimwemerera. Ubwo ni ibyo ngibyo wenda n'abadukurikiye kugira ngo babyumve uko wari ukomoje kaho ngaho ko itegeko ritabimwemerera. Itegeko rimwemerera kwiyamamaza ariko uwemerewe kwiyamamaza nuri kuri liste y'itora. So rero itegeko ingingo ya 2 ntimwemerera kujya kuri liste y'itora. So ipso facto ntiyemerewe no kwiyamamaza. Nta wemerewe kwiyamamaza atemerewe kujya kuri liste y'itora. Kuri liste y'itora rero ntago yajya ari muri gereza afunzwe by'agateganyo. So niba utajya kuri liste y'itora iyo ni ingingo ya 2. Ingingo ya 7
ingingo ya karindwi iya karindwi n'iya munani Yego, igaragaza ko uwemerewe gutorwa kandi ntiwatorwa utariyamamaje kandi ntiwakwiyamamaza utari kuri liste y'itora, nta n'uwemerewe kugusinyira atari kuri liste y'itora. Ntabwo rero abatari kuri liste y'itora, utari kuri liste y'itora yasinyirwa n'abari kuri liste y'itora. tera imetero rero Theoneste ntiyemerewe kuba yakwiyamamaza ubu by'aka kanya kuko iyo liste ntayiriho, ntabwo yemerewe kujya voilà. Ingingo ya kabiri iravuga ngo abatemerewe abataba kuri liste y'itora ntabafunzwe, abatemerewe gutora abari kuri liste y'itora, abemerewe gutora n'abari kuri liste y'itora, abatemerewe gutora n'abafunzwe by'agateganyo, bihita bimukura kuri liste y'itora. Noneho abemerewe kwiyamamaza n'abari kuri liste y'itora, abatemerewe kuba kuri liste y'itora n'abafunzwe by'agateganyo. Muri make utujuje article 2 ingingo ya kabiri isaba ntiwakuza ibyo iby'iya karindwi isaba, ntabwo byemerewe. None kukiriho Theoneste cyangwa bikunda ntabwo ibi bintu atabizi yuko atabyemerewe kubikora bishishiki, ni ugutera ibuye mu gihuru, ni ugutera ibuye. Ariko jya umenya ko hari ikipe y'abantu bafunzwe basa naho apparemment bari nk'abari international, amahanga ahora avuga muri za raporo. Ibyo rero hashobora kuba harimo na influence extérieure y'u Rwanda cyangwa extérieure ya gereza imubwira ati gira gutya bumve ko igihari. Ushobora gusanga abantu babifataho umwanya natwe turanawufashe. Ejo ushobora kumva hasohotse inkuru ivuga ngo Theoneste Nsengimana yashakaga kwiyamamaza azitirwa no kuba afunzwe by'agateganyo kuko ko amaze imyaka 3 atagezwa imbere y'ubutabera. Bivuze ngo yaburanishirizwa igihe yashaka kuba yaragize umwere akaba yiyamamaza uyu munsi cyangwa se yarakatiwe. Kuko urumva aho nukwerekana ngo gutinda kuburanishwa, impact yo gutinda kuburanishwa nuko ari Nsengimana nyine, ariko hari undi wari kubikora bikagira imbaraga. Ariko nuko abandi benshi nabakatiwe, ariko we nukwerekana ngo sindakatirwa, maze 3 narakatirwa, mundekure nge kwiyamamaza. Akaba yashatse kujyana n'umwuka uhari. Ibyo bari bajyana nabo buri gihe, ni uburyo nyine byo n'ugukangura, n'ugukangura kwerekana ati naribagiranye rererere none dore. Ashatse ashobora no kwandika ati abantu bigise harya abafungwa b'igisenyi se batanze ibiseke ku ngingo y'101 kandi batemerewe gutora. Ni nkuko yashaka rero nk'ubu nuko yakoze yivugira nawe imirimbanyi, nawe ameze nk'impirimbanyi nka Ntaganda, yashobora kwandika tweet ivuga ngo maze imyaka 3 ntaburana, mfunzwe by'agateganyo kandi mundekuye, nakwamamaza ishyaka riri ku butegetsi mu karere mvukamo akakava. Iyo yandika gutyo byo si challenging se? Nuko nyine iyo wafashe uruhande uheza inguni, buriya nabo ajya kubera nka Ntaganda, ntabwo ibyo yabivuga. Nakubwiye ko Ntaganda yari kubura niyaza kuba umuntu usanzwe, ariko wabonye ibyo uko yaburanye. Na Theoneste rero iyo yandika ngo mundekure njye kwamamaza umukandida wanjye, mwintinze ko muri mu ngice reactions ari kuba ebyiri zitandukanye, sibyo? Byari kuba ari challenging. Usibye ko itariki yo kuba yaza kwamamazayo haracyari umwanya, niyo yaburana kuri 5 amatora yazajya kugera yaragiye ku rutonde kuri liste y'itora. Iyo yandika ibyo se, ariko yanditse biriya, yanditse ko ashaka kwiyamamaza, afite impamvu. Bara n'abantu byanze bikunze bagomba kugerageza, abantu batibagira, kuko Karasira waraburana buri munsi tukamuvuga, ariko undi ntabwo deruka kumwumva, agomba kuba ati nyamara ndahari, baranyibagiwe kuki. Ngira ngo nibyo ngibyo buriya, nibyo ariko nibabyumve wenda hatagira ingingo ya kabiri ivuga ko ufunzwe by'agateganyo atajya kuri liste y'itora. Ntabwo ivuga ko atatorwa, ariko noneho ivuga abatorwa ku ya karindwi ikavuga ngo utorwa nuri kuri liste y'itora. Bivuze ngo utari kuri liste ntiwatora, kandi kuri liste hajyaho udafunzwe by'agateganyo. So Theoneste
ntabwo byakunda. udafunzwe by'agateganyo wakatiwe n'urukiko ufite ubusembwa abo bose ntibemererwa kujya kuri lisite y'itora kandi Theoneste afunzwe by'agateganyo. twakwitega iki nyuma yo kuririzinga cyangwa se nyuma yo gusohora iyi tweet ndetse no kwa gutera ibuye mu gihuru? D'abord no kubanza ukamenya ko ufunzwe by'agateganyo aba kuri Twitter, kubanza ukamenya ngo ni yandi. Yes, wowe nande ninde umanaginga konte ye yatumwe biturutse he? Bisaba kubanza nawe umuntu akaba yamubona ese kuko Twitter yawe irakora. Ashobora kuba afite uyimanaginga akamuhamagara. Ndibaza ko muri gereza byo byaroroshye guhamagara, birashoboka ukamuhamagara ngo twitinga ibi. None tindi kumenya ngo ese ni uwayiyitiriye, ni uwo yabitumye cyangwa ni ubwe. Aho niho tugomba kubanza tukareba. Ariko ibuye mu gihuru se ryatanga ikibisi yagiye. Niyo yaburana kuwa gatatu akagirwa umwere, byagera kuwa gatanu abonye imikono. Oya Rotrant iri kuwa kane. Nasanze neje bundi. Imisi yagiye. Yaratinze ni abaye nka Ntaganda. Ni akantu k'agakiro kuko yaba ari ibintu bigize yabikora kera. Nibo twari kureba n'ama influence. Twari kureba niba bahita bamupanga kuburana, twahita tubona ati kakagabo twamuhungura ariko ubu ngubu niyo bamuburanya kuwa mbere. Ntabwo kuwa kane yaba yabonye imikono. Byabigoye. Tugana ku musozo, amasomo hari n'ayahe rero? Kuri inshuro dushingiye kuri uru rubyiruko ruri kwiyamamaza, uri kubona aya mashyaka ari kugaragaza ibyagezeho, ashaka kugira moteri kugira ngo byibura yongere atorwe. Ari kubona byibura ati turi muri gereza ariko natwe turashaka kugira uruhare mu kubaka igihugu binyuze mu kuba twatorwa ndetse no kujya mu myanya ikomeye cyane, umwanya wa president. Amasomo hari n'ayahe? Ariya tugana no ku musozo. Aya masomo ni menshi kandi twagiye tuyavuga. Amashyaka yo nayashimye ko yigishije demokarasi, yakosoye amashyaka magenzi yayo, yakosoye abo mu nzego z'ibanze. Ntabwo muri 2024 tuzabona abasinamenye ndakurahiye. Yego. Bamaze kubona ko dusenyera umugozi umwe turi bamwe, nta mugabane ntihari. Kare. So nuvuga ngo hazaza umwuka mwiza mu kwiyamamaza, ntabyo kugenda abantu bategana ibihato, ntabyo kuguha ikibuga cy'umupira mu kanya ugasanga bahise bavuga ngo kiraberamo ubukwe, ngo twari twabanje kwahakanaka, ntabyo kugera kuri hoteli ngo nta ubutese. Ibintu byarahindutse kandi hari ababyitangiye by the way kugira ngo abantu imyumvire ihinduke. Iyo ndakumenyesha ko iyo bari abafraka bineze iyo batiyamamaza naye yari kumera nka y'icyo gihe abantu batarafunguka, kuko agaciro k'umukandida aribwo kagaragaye. None uhageze no mu nteko afite na immunity none. So urumva rero hari byinshi bizahinduka. N'andi amashyaka nayo azagenda atinyuka atangire kujya atanga urutonde rwayo ukwaro. None n'andi mashyaka ahorana imyanya myinshi nayo ashobora kuvuga ati nyamara aba bantu ni abacu, kuvuga ati niyo iyacu igabanutse ntacyo byadutwara. Nayo ni irindi somo. By the way none iriya ibiri ya PS Imbera kuri na Green Party hari amashyaka yayihobye cyane, ariko ntabwo ku nyungu z'igihugu, kuko haje diversite mu nteko. Ntabwo ari ukwireba nk'ishyaka, wagombye kureba igihugu. Ni ngombwa kugira abadepite 30 hari rifite babiri. Ese abo 30 barakora koko ku buryo usigaranye 20 10 bagaturuka muri ririya, 5 muri ririya, 5 muri ririya, igihugu kitatera imbere kuko ari cyo tugamije. Ntabwo wambwira rero ngo tugabije iterambere ry'igihugu tukiri mu kumva ko hari ishyaka rigomba guhorana ubwiganze. Ese ubwiganze buvuye kuri iri bukajya kuri PS Imbera kuri cyangwa Green Party, igihugu cyahomba iki? Nibyo twakabaye tujya mu dupima ku munzani. Uranyumva? Cyangwa se tukatuyeba urutonde urwabariya ruriho bande, urwaha ruriho bande, abantu none tukavuga ahari kanaka abariho tuzamura cyane. Ariko haba ari ibindi bintu. Ese izo ntonde zo zipanze gute? Tugomba kuzireba. Ni byinshi, ariko ikigaragara cyo hari byinshi byahindutse mu mitekerereze, muri demokarasi, mu myumvire, muri fair play cyane rwose. Karagira ko twasubikira ahangaha ubundi tukagushimira ko wabanye natwe. Mwakoze cyane n'abakunzi banyu bacu ndabasuje. Yego. Ni Wide Media Rwanda, ndiye Masezerano. Reka twongere tubane mu biganiro by'ubutaha. Salam shalom.